mwiza tugezemo wo kwiga ijambo ry'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavier, reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe wandikishije umwana w'umuntu ibyanditswe byawe byera, uranamanuka uza kubimwigisha, uramwitangira, kandi uzamuka mu ijuru kugira ngo umutegurire aho azaba, umwereke intambara uko imeze, kandi umusaba yuko uzayimurwana naramuka amanitse amaboko. Tugeze mu mwanya wo kwiga intambara yawe, kandi ngo tube mu ruhande rwawe udufashe. Buri muntu wese ugize amahirwe yo kwiga ijambo, ndamusabira kugira ngo umufate mu kiganza, umuyobore intambwe ku ntambwe, kugira ngo amenye gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Kandi tukweretse imico yacu ngo uyihindure nk'uko ijambo ryawe rifite imbaraga. Utweze, uduhe kugira ngo tube nk'uko wifuza ko tumera, kugira ngo muri ibi bihe biheruka amateka y'isi uduhe kuzaguhagararira tudatsinzwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo itangiriro n'ubuhakanamana. Mu by'ukuri nagira ngo nkubwire yuko dufite igitabo cy'itangiriro, igitabo gikomeye, igitabo kitwereka amabanga akomeye y'Imana, kandi kikatwereka intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Ariko biratangaje yuko icyo gitabo nanone kitwereka itangiriro ry'ubuhakanamana. Biratangaje yuko igitabo cy'itangiriro igice cya mbere n'igice cya kabiri byerekana uburyo Imana yaremye yishimye n'uburyo yaremye abantu bishimye. Itangiriro igice cya gatatu kikatwereka umuhakanyi ukomeye ari we Satani, waje gutuma ku isi Adamu na Eva bahinduka abahakanyi. Ariko kubw'igitambo cy'ikaruvari Adamu na Eva bakaba cyagombaga kuzatambwa, Adamu na Eva bakagaruka mu ishusho y'Imana. Ndagira ngo nkwibutse yuko Satani yakomeje umurimo we mu bana ba Adamu kwa Kayini, arakomeza kugeza igihe umwuzure wabereye. Nyuma yaho Satani ashinga icyo nakwita umunara w'i Babeli nk'ikimenyetso cy'ubuhakanamana. N'uyu munsi wa none ubuhakanamana bw'amashyirahamwe akorera mu ibanga, imisengere y'ubupfumu, amadini yayobye, usanga inyigisho zabo zifitanye isano cyane n'inyigisho z'ubuhakanamana zatangiriwe ku munara wa Babeli. Itangiriro n'ubuhakanamana ni icyigisho gikomeye nkurarikira kwiga. Nshuti zanjye, twifashe ijambo ry'Imana twareba muri Bibiliya igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo iki? Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Mu magambo make, umuntu utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Mu magambo make, kwizera, igitabo cya Bibiliya cy'itangiriro cyigisha abantu kwizera. Gitangira kitwereka abantu bagiye bizera nuko kwizera kwabagendekeye. Ariko biratangaje cyane inshuti zanjye, kandi biranababaje uburyo abantu b'uyu munsi wa none badashaka kwizera. Kandi Bibiliya ivuga ngo uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Yeremiya igice cya 27 umurongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo ni njye waremye. Imana ubwayo yarivugaga, ni njye waremye. Nubwo Imana muri Yeremiya 24 umurongo wa 5 ivuga ngo ni njye waremye, ariko usanga inyigisho z'ubuhakanamana zarubakiye ku kintu cyerekana ku isi habayeho guturika guhambaye, habayeho kugongana kw'ibintu. Birangije ibyo bintu biragenda birahura, bituma habaho ibi bintu tureba, ariko nta mbaraga runaka ibikontorora, nta Mana runaka ibaho. Ngibyo ibiri mu bitekerezo by'abantu batemera Imana. Ariko twebwe abayemera Imana iratubwira ngo ni njye waremye isi n'abantu n'inyamaswa biri ku isi, mbiremesheje ububasha bwanjye bukomeye n'ukuboko kwanjye kurambuye, kandi nkabyegurira uwo nshaka. Mu magambo make, ubu ni ububasha Imana itajyaho impaka n'undi muntu uwo ari we wese. Kubera iki rero abantu barwanyije Imana? Nuko ndabibutsa yuko mu byigisho byabanje twabonye yuko Satani nawe yigize Imana. Satani ashaka ko abantu bamusenga, Satani ashaka kwereka abantu yuko nawe ari umuremyi afite ububasha. Ibi bituma rero abantu barakuye ku kurema Imana, barayikuye ku bubasha bwayo bwo kurema, barangije bagaragaza ko ibintu byabayeho ku mpanuka. Zaburi ya 33 umurongo wa 6, hari ibintu bibiri by'ingenzi bidutandukanya n'abahakanamana. Ibi bintu bibiri, mu gihe cyose ukemera ububasha bwabyo muri wowe, uba utari umuhakanamana. Ariko nshuti zanjye, ni amasomo abiri tugiye gusoma. Aya masomo abiri, nuramuka ubonye ibi bintu bibiri bitakiyobora
ugusenga kwawe n'imibereho yawe umenye ko nawe uri umuhakanamana. Zaburi ya 33:6 turahasoma ikintu kimwe. Mu Baheburayo 11:3 naho turi buhasoma ikindi. Zaburi 33:6 ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke ni wo waremye ingabo zo muri ryo zose, kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Ibyo byose byakozwe n'iki? N'ijambo ry'Uwiteka. Reka mbibutse yuko mu gitabo cy'Abaheburayo nanone hatubwira amagambo akomeye yuko murebe neza amagambo ari mu Baheburayo igice cya 9. Ndashaka ko dusobanukirwa ijambo ry'Uwiteka. Nimureba muri Bibiliya abahanuzi benshi bagiye bandika bakavuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryanjeho gutya, umwuka w'Uwiteka ambwira gutya, ndangije marayika w'Imana nkoraho arambwira ngo. Ayo magambo yerekana yuko byanga byakunda ibintu byanditse muri Bibiliya ari naryo jambo ry'Imana. Murebe neza muri Yohana Yesu yavuze ngo iki? Muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 63. Yesu yavuze ngo iki? Umurongo wa 63 Yesu yaravuze ngo hano baranditse ngo Yohana igice cya 6 mwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amagambo Yesu yavuze niyo mwuka kandi niyo bugingo. Reka tujye mu Baheburayo turebe. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 1. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 aranditse ngo kera Imana yavuganiye na basokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Mu magambo make, amagambo yavuye mu kanwa k'Imana, amagambo yavuye mu kanwa k'umwana wayo niryo jambo ry'Imana, ariyo Bibiliya uyu munsi wa none dufite. Rero ikintu cya mbere cyerekana ko tutarabahakanamana nuko twemera ibintu byanditse mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri, Abaheburayo 11:3 kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye bitaremwa mu bigaragara. Abaheburayo 11:3 hatubwiye ibintu bibiri: kwizera n'ijambo ry'Imana. Mu magambo make, ibi bintu bibiri, kwizera n'ijambo ry'Imana, birahagije ngo bidutume tutababahakanamana. Ariko niba utakizera ijambo ry'Imana ryose uko riri, ukaba utemera itangiriro cyo koze ukemera ibindi bitabo, ibyahishuwe Daniel ukaba utayemera ukemera ibyahishuwe, ndajya mubwire ngo ufite ikibazo. Niba wizera ukizera yuko Yesu yabayeho ariko ntiwizere yuko Adamu yabayeho, nanone ukaba ukizera yuko Adamu yabayeho ariko ntiwizere yuko Yesu yabayeho, ukizera ko Enoki yabayeho ariko ntiwizere, ndajya mbabwire inshuti zanjye, byanga byakunda ijambo ry'Imana no kwizera nibyo bidutandukanya n'abahakanamana. Niba rero utakibikora ufite ikibazo. Abantu uyu munsi wa none Satani arimo arabacanganyukisha. Igitabo cy'itangiriro gitangira kitwereka uburyo Imana yaremye mu minsi 6, umunsi wa 7 ikaruhuka, kandi buri kintu cyose Imana yakiremye ukwacyo bitewe n'ububasha bwayo. Kandi buri kintu Imana yaremye, ibi bintu iminsi 7 y'irema ifitanye isano ya bugufi no kuremwa k'umuntu, Imana imurema bundi bushya mu buryo bwa mwuka. Imana irimo kuvugurura umuntu, Imana irimo kubyara umuntu bwa kabiri, ikoresha uburyo budasanzwe mu buryo bwa mwuka nk'ubwo yakoresheje mu minsi 6, mu minsi 6 y'irema, umunsi wa 7 ikaruhuka. Kuko ibyo rero byanga byakunda, iminsi 6 y'irema Satani yamaze kuyinjiramo, avuga yuko iyi minsi itanganaga n'iminsi isanzwe. Ikindi kisigaye ni umunsi wa 7. Ku munsi wa 7 Imana yarawuruhutse, iwuha umugisha, irangije iraweza. Ibyo bintu bitatu Imana yashyize mu munsi wa 7 byababaje abantu ku buryo uyu munsi wa none abantu bihimbiye undi munsi wo guhura n'Imana, barangije bafata kweza, bifatira undi munsi baraweza, bifatira undi munsi bawuha umugisha, bifatira undi munsi bawuha izina. Ndajya mbabwire ngo ibi ni ibimenyetso. Nimubona abantu bamwe basenga Vendredi, abandi bagasenga Samedi, abandi bagasenga Dimanche, muzabimenye yuko ni intambara ikomeye y'ubuhakanamana yo kurwanya igitabo cy'itangiriro. Kuko mu gitabo cy'itangiriro ibintu birasobanutse. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none abantu benshi baraza, bamara kuza bakibaza impamvu icyumweru n'isabato bihora bigongana. Ariko nagira mbabwire ngo mu 1893 mu cyo bita Catholic Records
cyangwa se ububiko bwa gaturika baranditse ngo Sunday is founded not of scripture but on tradition. Icyumweru cyabonetse bidaciye mu byanditswe byera ahubwo biciye mu migenzo, and is distinctly a Catholic institution, as there is no scripture for the transfer of the day of rest from the last to the first day of the week. Nta hantu na hamwe tubona twaba dufite ububasha bwo kwimura gusenga tukagukura ku munsi wa karindwi tuwuzana ku munsi wa mbere w'icyumweru. Protestant ought to keep the Sabbath on Saturday and thus leave Catholics in full possession of Sunday. Magambo make Abaprotestani bakagombye kuva kugusenga ko ku cyumweru barangiza bakaza kugusenga ko ku munsi wo bita Saturday. Mu magambo make aya magambo aratangaje, ndimo ndihuta. Icyo nashaka kubabwira ni kimwe. Mu gitabo cyitwa Amahame Shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya page 78 baranditse ngo iminsi y'irema. Baratangiye abantu benshi bavuga yuko iminsi y'irema yaba umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane Imana yaremye ntago yanganaga, ntago yari amasaha 24 nk'uko umunsi w'uyu munsi wa none dufite. Ariko Bibiliya ibinyomoza yerekana ijambo rivuga ngo buragoroba buracya. Ikindi kintu nagira ngo mbabwire ni kimwe, yaba mu gitabo cy'Abalewi 23:32, yaba gutegeka kwa kabiri 16:6, ibi byose byerekana yuko ibyo binyoma nta shingiro bifite, kubera yuko byanga byakunda Imana yararemye kandi Bibiliya ivuga yuko bwagorobaga bugacya. Rero igitabo cy'Itangiriro dukwiye kugiha agaciro. Hari amasomo abiri atarigeze akoreshwa mu gitabo cy'Itangiriro. Igihe igitabo cy'Itangiriro cyandikwaga, Imana ivuga ngo uwo ni umunsi wa mbere, uwo ni umunsi wa kabiri, uwo ni umunsi wa gatatu, amasomo abiri atarakoreshejwe. Isomo rya mbere ryo mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 8, iri somo ntago ryigeze rikoreshwa. Kubera iki ritigeze rikoreshwa rero? Uyu munsi wa none reka tubanze turisome. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Mu magambo make, iri somo mu Itangiriro ntabwo ryakoreshwa kuko iri somo ryerekana mu ijuru ku Mana, ntabwo iri somo ryerekana Itangiriro kuko mu Itangiriro hakoreshejwe tekiniki ivuga ngo buragoroba buracya. Iyi tekiniki ivuga buragoroba buracya ni umunsi uyoborwa n'ukwezi. Rero nshuti zanjye, irindi somo twavuga ritakoreshejwe mu gitabo cy'Itangiriro muri iriya minsi 7 kugira ngo tumenye uko ingana, ni isomo ryo muri Ezekiel igice cya 4 umurongo wa 5. Haranditse ngo kuko imyaka y'igicumuro cyabo nayikunganirije n'umubare w'iminsi ariyo minsi 390, niko uzishyiraho igicumuro cy'inzu ya Isiraheli. Maze kandi nurangiza iyo uzaryamire uruhande rwawe rw'iburyo, wishyireho igicumuro cy'inzu ya Yuda, uhamara iminsi 40, umunsi wose nawukunganyirije n'umwaka umwe. Mu magambo make, ntabwo Imana yaremye ku munsi wa mbere ngo ubungana n'umwaka umwe, tuvuge ngo iminsi 7 yaringanye n'imyaka 7. Nta nubwo bivuze yuko iminsi 7 yo mu Itangiriro ingana n'imyaka 7,000. Ibi bintu biratangaje. Ntabwo dukwiye kwitiranya amasomo ya Bibiliya. Ijuru rivugwa mu Itangiriro, abantu benshi rero baricara bagahita bavuga ngo iki, ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Mu by'ukuri Bibiliya ivuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Ijuru rivugwa urebye muri Bibiliya z'Icyongereza ni heavens. Bivuga ngo Imana ntago ku munsi wa mbere yaremye ijuru rimwe, ahubwo ijuru ryari ryabanje kuremwa. Muri kiriya gitabo cyitwa Amahame 28 y'ukuri kwa Bibiliya page 74 baranditse ngo icyumweru kirema ntikivuga ijuru Imana ibamo uhereye kera kose. Ijuru rivugwa mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri ryerekeza ku izuba n'indi mibumbi rigaragiye. Ubwo rero aho kugira ngo isi ibe ikiremwa cya mbere cya Kristo, ahubwo bigaragara ko yaba ariyo yaremwe nyuma. Mu magambo make, ntabwo Imana yaremye ijuru n'isi ku munsi wa mbere ngo tuvuge yuko isi n'ijuru Imana ibamo yabiremeye umunsi umwe. Oya, ahubwo ibiri mu kirere n'imibumbe yindi abazungu batakozeho ubushakashatsi ndetse n'andi masi ataracumuye, Imana yari yarabiremye mbere. Ariko aya masi abazungu babashije kumenya, hamwe n'iyi si yacu n'ukwezi n'izuba, ibi ngibi byo Imana yabishyizeho muri icyo gihe nyine. Bibiliya ivuga iby'abana b'Imana bishoboka ko baba ari ba Adamu batuye indi mibumbe itaracumuye, bakaba basabanira
n'Imana ku mpera z'isanzure. Mu magambo make nusoma muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12 uzasanga neza yuko Imana ifite ayandi masi ataracumuye ariko abazungu batagezeho ubushakashatsi. Rero nshuti zanjye, ibi ntibivuze yuko umunsi wa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi bivuze ko uwo munsi wa mbere ari nawe Imana yaremyeho ijuru ibamo. Oya, yaba ari imyumvire itariyo. Ndagira ngo mbibutse yuko igitabo cy'Itangiriro cyanditswe na Mose. Abantu benshi baricara bakavuga ngo igitabo cy'Itangiriro nubwo cyanditswe na Mose yacyanditse nabi, ahuzagurika, nta bushobozi bw'ubwenge yari afite, ndetse abahanga bize ibintu by'amashuri ahanitse, abadokiteri bakomeye bavuga yuko Mose atari afite ubushobozi bwa kwandika igitabo. Ariko nshuti yanjye, ntabwo ariko bimeze. Mose, ndagira ngo mbibutse yuko igitabo cy'Itangiriro Mose yacyanditse Imana ikimuhaye mu iyerekwa, kandi Imana ntiyigeze imwereka ngo imubeshye. Rero nshuti zanjye, hari abantu bavuga yuko igitabo cy'Itangiriro kivuguruzanya. Igice cya mbere cyerekana ukuntu Imana yaremye, ndetse igice cya kabiri kigatangira kitwereka ukuntu Imana yaremye ariko ikarema Adamu na Eva. Rero igice cya mbere cyerekana ibintu muri rusange, igice cya kabiri kikerekana detaye yo kuremwa k'umuntu. Ntabwo bivuze rero ngo Imana itangira igice cya mbere n'igice cya kabiri biragongana. Ariko nagira mbabwire ngo abantu bacurika ibyanditswe bikabazanira kurimbuka bo biteguye kubicurika, bakerekana amasomo ya Bibiliya ko agongana kandi atagongana. Reka turebe, ese Mose yari afite ubuhe bushobozi kugira ngo twemere yuko iki gitabo yanditse ibintu bifite ubunararibonye, igitabo cy'Itangiriro, nk'uko abadokiteri barwanya ijambo ry'Imana avuga ko cyanditswe mu buryo budahwitse, ndetse babiheraho barwanya n'ibitabo 5 byose Mose yanditse, ari naho bahera banga igitabo cya Yobu kuko cyanditswe na Mose. Ariko nagiye mbabwire kubera iki babirwanya bavuga ko Mose atari afite ubushobozi. Ariko reka turebe mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paje 200, ese Mose yari afite ubushobozi bwo kwandika igitabo? Muri icyo cyigisho baranditse ngo aho ibwami, Mose mwibuke ko yavuye iwabo bamujyana kwa Farawo, ari naho yize amashuri. Aho ibwami kwa Farawo Mose yahigishirijwe ibigendanye n'ubutegetsi bwa gisivili n'ubwa gisirikare. Mutega amatwi mwumve ibintu Mose yize, noneho muraza kumbwira ko adafite ubushobozi busanzwe bwo kwandika, uretse yuko n'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu w'Imana. Kandi Bibiliya ikavuga ko nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'abana b'abantu. Abantu b'Imana bandikaga ibyanditswe n'Imana bashorewe n'umwuka wayo, Imana ikabibaha ngo babyandike mu nyandiko. Ubwo rero biravuze ngo Mose yari afite ubushobozi ku Mana, yari afite ubushobozi kuko yayoborwaga n'umwuka wera. Ku bantu Mose yari afite ubushobozi kuko yari afite ubwenge Imana yamuhaye bwo mu buzima busanzwe bwatumaga agira n'amakenga. Rero Mose yigishijwe ibijyanye n'ubutegetsi bwa gisivili n'ubwa gisirikare. Umwami yiyemeje ko uwo mwana wahindutse umwuzukuru we ari uzamusimbura ku ntebe y'ubwami. Magambo make, Mose uyu nguyu yagombaga gusimbura Farawo ku bwami bwe, maze uwo musore atozwa iby'iyo nshingano yo mu rwego rwo hejuru, yatojwe ibyo kuzaba umwami wa Egiputa. Ikindi kandi nuko Mose yigishwa ubuhanga bwose bw'Abanyamisiri, aba ikirangirire mu byo avuga no mu byo akora. Ibyakozwe no mu gice cya 7:22 harabigaragaza. Ubushobozi bwe nk'umugaba w'ingabo bwatumye abikirangirire mu ngabo za Misiri, maze muri rusange akagaragara nk'umuntu w'akataraboneka. Iyo ni paje 199. Nakomeje. Kubw'amategeko ya Misiri, abicaraga bose ku ntebe y'ubwami ya Farawo bagombaga kuba abatambyi b'ibigirwamana bya Egiputa. Ubwo noneho rero Mose nk'uzaba umuragwa yagombaga kwigishwa ibigendanye n'ubwiru bw'idini ry'igihugu. Bivuze ngo Mose yarazi neza systeme zo mu Egiputa zose basengagamo, ibintu byose basengaga, impamvu babisengaga, ari nayo mpamvu igihe yahuraga n'Imana, Imana yamubwiye ngo kwetura inkweto. Mu magambo make, Imana yafashe Mose yari yarize imyaka 40 amashuri yo mu Egiputa, imujyana kuragira intama, aba munsi y'umusozi wa Hori. Aho hantu yahamaze igihe kirekire, imyaka nanone 40 aragira intama, ari naho Imana yamubonekeye mu gihuru cy'akakidashya kugira ngo Imana imuhanaguremo systeme zose zo mu Egiputa. Imyaka yize ibyo kwa Farawo ingana n'Imana n'imyaka yize iby'Imana. Amen.
mu magambo make imana niyo yamuhanaguyemo ibintu byose irangije imuha ibyayo. kandi ibi bitabo byanditswe nyuma y'imyaka 40 Mose yamaranye n'Imana. Rero yagombaga kuba umutambyi w'ibigirwamana. Mose nk'uzaba umuragwa yagombaga kwigishwa ibijyanye n'ubwiru bw'idini ry'igihugu. Inshingano ye yahariwe abatambyi. Ubumenyi buhanitse yari afite bwamusumbishaga abakomeye bose b'ibihe byose. Nk'umuntu wari warize iby'amateka, Mose yari yarize amateka, iby'ubusizi, ubucurabwenge, ubugaba bw'ingabo n'umunyamategeko. Nta wari uhwanye nawe, nyamara n'ubwo isi yari imuri imbere, yagize ubutwari bwo kwanga ibyo bamushukisha by'ubutunzi, gukomera no kwamamara. Mu magambo make, Mose yari umunyamateka, yari umusizi, yari umucurabwenge, yari umugaba w'ingabo, yari umunyamategeko, yari umusirikare, yari yarize iby'ubutegetsi. Ariko ibyo byose ikibirenze, yahindutse umuntu w'Imana, ahinduka umuhanuzi w'Imana. Kubw'ibyo rero ibi biranyereka ko igitabo cy'Itangiriro cyanditswe mu buryo bwemewe, yaba mu buryo bw'ijuru ndetse n'abahanga b'isi nta n'umwe wari wagera ku rwego rwa Mose. Ibintu irema ritwibutsa impamvu ki amadini adashaka kwiga igitabo cy'Itangiriro. Kubera iki si uyu munsi hano nimo kurwanya irema? Impamvu igitabo cy'Itangiriro kitwereka ibintu 10, kirimo kirarwanya ibintu 10 biharawe muri ino minsi. Icyambere, iki gitabo cy'Itangiriro kirwanya gusenga ibigirwamana. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe 14:7 hatubwira ko hari intambara yo kuramya yubakiye aha. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Iki gitabo cy'Itangiriro kitwereka yuko abantu batagomba kuramya ibigirwamana, bagomba kuramya Imana yonyine ariyo yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Igitabo cy'Itangiriro icya kabiri gituma bakirwanya ni urwibutso rw'irema. Mu magambo make nicyo kitwibutsa yuko Imana yaremye, kandi mu itegeko rya 4 ry'isabato Imana igaragaza yuko ari umuremyi. Buri cyumweru rero tugomba kurwana intambara yo kwibuka Imana. Mu cyumweru tugomba kurwana intambara yo kwibuka Imana, ariko iyo ntambara ikatwibutsa yuko isabato ari umunsi w'irema. Icya gatatu, impamvu igitabo cy'Itangiriro barimo kukirwanya, iki gitabo kitwereka uburyo Imana yashingiye Adamu na Eva. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo mbibutse yuko ubukwe n'umuryango biri mu kaga cyane. Abantu ntibashaka gushakana, abantu b'abatinganyi barimo gushaka ko umugabo abana n'umugabo, umugore akabana n'umugore. Abantu b'Abafaransa, mu Bufaransa mwibuke ko inyigisho yo gutandukanya ko abashakanye bakihigiye bazamarana, iyo nyigisho yaturutse mu Bufaransa, ariko Bibiliya iravuga ngo bakabana akaramata. Akaramata murabizi neza, ni uburyo abanyarwanda bakoreshaga berekana ikintu kidashobora gutandukana. Rero nshuti zanjye najyamba mbibutse yuko igitabo cy'Itangiriro cyerekana uburyo ubukwe n'umuryango ari ikintu gikomeye Imana ifuhira. Ariko uyu munsi wa none umugabo ntabwo arimo gufata umugore nk'umubiri we. Oya, abantu barimo baratandukana. Ibintu by'umuryango, ibintu by'ubukwe byabaye ibibazo. Satani yarabizambije cyane, ndetse abantu b'iki gihe ntibashaka ubukwe. Reka mbibutse yuko nibi bigeragezo turimo bya COVID byanga byakunda birimo birerekeza ahantu ho kurwanya igitabo cy'Itangiriro. Mureba amahame, amabwiriza, amategeko arimo kujyaho, byose ni ibintu birimo kugenda birwanya, byibagiza abantu ibyakatanga ka mbere. Reka dukomeze. Ikintu cya 4 gitumye igitabo cy'Itangiriro barimo kukirwanya nuko ari cyo gitabo giha agaciro umuntu. Agaciro k'umuntu kagaragaza yuko umuntu yavuye mu biganza by'Imana. Ariko uyu munsi wa none barimo barakinwa amafilime yerekana ko umuntu yahanutse ahantu, abantu bakavuga ko umuntu yavuye mu runyo, yavuye mu nguge, yavuye mu ngagi. Igitabo cy'Itangiriro rero kibangamiye abantu bavuga yuko isi yabayeho kumanuka. Reka mbibutse yuko igitabo cy'Itangiriro nicyo kiduha agaciro, kikagaragaza yuko twavuye mu biganza by'Imana, kandi nanone kikanatwereka umugambi Imana idufitiye, kikatwereka uko Imana yayoboye abakurambere bacu, kandi Imana yabarwaniye bagatsinda, natwe twiteguye kudutsindira. Rero nshuti zanjye, icya 5 gituma igitabo cy'Itangiriro barimo kukirwanya nuko igitabo cy'Itangiriro cyigisha ishingiro nyakuri ry'ubuvandimwe. Muri Maraki igice cya 2:10 harabigaragaza, twese dusangiye data.
ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, uyu munsi wa none hariho inyigisho y'ibinyoma yerekana yuko abazungu bafite aho bakomotse, abirabura bakagira aho bakomoka, ariko muri Maraki 2:10 Bibiliya itwereka ko twese dusangiye data, dukomoka ku Mana imwe. Mu magambo make, igitabo cy'Itangiriro nicyo gitabo cya mbere gishyigikira inyigisho nyakuri y'ubuvandimwe. Ingingo ya 6, kuki barwanya igitabo cy'Itangiriro? Igitabo cy'Itangiriro nanone niryo soko y'inyigisho yitwa ubusonga. Ndagira ngo mbibutse ko mu gitabo cy'Itangiriro umuntu yatijwe ibintu 4 agomba kubyaza umusaruro, ariko bikaba atari ibye, akazabibazwa, yaba imbaraga yahawe, yaba ubwenge, yaba umwuka, yaba n'umutungo. Umuntu yaragijwe ibyo bintu 4, yaba imbaraga z'umubiri, umuntu yahawe ubwenge, ahabwa umwuka ahumeka, ahabwa n'umutungo. Ibi binagomba kubibyaza umusaruro. Ibi bintu bigatuma umuntu ari igisonga cy'Imana. Ubusonga rero abantu basigaye berekana ko nta sano umuntu afitanye n'Imana, ntacyo umuntu afite cyo guha Imana, nta n'ikintu Imana ikennye, nta n'ikintu Imana imusaba, umuntu yibeshejeho. Iyi ni inyigisho y'ikinyoma. Ikindi nagira ngo mbabwire cya 7 gituma igitabo cy'Itangiriro bakirwanya ni ukwita ku bidukikije. Imana yashyize umuntu muri Edeni, irangije iramubwira ngo akorere ibintu biri muri Edeni kandi abyiteho. Ariko uyu munsi wa none inyigisho y'ibanga, inyigisho irimo gukoreshwa n'ubupapa, ndetse uyu munsi wa none hari icyo bita imihindagurikire y'ikirere, aho abantu batarimo kugenda ngo bajye mu gitabo cy'Itangiriro kibagira inama barebe uko Imana yari yabigennye, ahubwo ubu ngubu kugira ngo ikirere kimere neza, imvura iboneke, imyuzure igabanuke, izuba rireke gucana, imyaka yere, iyo misiyo bayishinze papa, arangije ashyiraho icyo bita Laudato Si. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo igitabo cy'Itangiriro barimo barakirwanya. Iyaba isi yemeraga iby'Imana ivuga mu gitabo cy'Itangiriro byabagirira akamaro, ariko uyu munsi wa none ni ikibazo gikomeye. Ikindi, igitabo cy'Itangiriro uretse kutwereka uko dukwiye kwita ku bidukikije, ntitubisenge, ahubwo tugasenga uwabiremye, kandi uwabiremye akaduha imbaraga zo kubyitaho. Indi ngingo ya 8 ituma igitabo cy'Itangiriro abahakana Imana barimo kukirwanya cyane, nuko ari cyo gitabo cyerekana agaciro k'umurimo w'amaboko. Reka mbibutse yuko Imana yabwiye Adamu na Eva guhingira no kurinda umurima w'ingobyi ya Edeni, ariko uyu munsi wa none akazi ntabwo kariho, barimo barakoresha za robo kugira ngo abantu akazi kiyongere. Ariko Imana yari yagennye ko umuntu azakora, kuko akazi kari urukingo rw'umuntu. Reka mbibutse yuko umuntu udafite icyo akora, waba uri umunyedini, ndabizi abantu benshi bahora birukanka mu bintu. Reka mbabwire, ni byiza kuba umunyedini mwiza, ni byiza gukora umurimo w'Imana, ariko guturuka ku munsi wa mbere kugeza ku cyumweru, guturuka ku itariki ya mbere y'ukwezi kugeza ku yindi, ngo wagiye mu butayu, wagiye gusura abantu, wagiye kurepetesha, wagize gute, ariyo nsiriri y'ubukene uyu munsi wa none. Imana yaduhaye gahunda ko tugomba gukora mu minsi 6, umunsi wa 7 tukaruhuka. Uyu munsi wa none rero abantu nibatiga iryo banga ngo bakore mu minsi 6 wa 7 baruhuke, yose bazayigiriye akazi, igihe kizagera n'ubundi n'akazi bakareke. Ikintu kigaragara ngiki, akazi kari urukingo icyaha kitaraza. Ariko uyu munsi wa none abantu akazi umuntu aricaka avuga ngo mfite akazi karimo abadayimoni. Nta kazi Satani atakurwanyirizamo. Ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none akazi bagiye kubuza abantu akazi, nibarangiza bagaheza robo, abantu bajye birirwa bazenguruka, bicare birebera amafilime n'iki, ariyo mva n'imvano y'ibyaha byinshi bitunguranye abantu barimo kugwamo. Rero igitabo cy'Itangiriro reka abantu bakirwanye. Ikintu cya 9 igitabo cy'Itangiriro kibutsa abantu kunyurwa. Imana niyo itera abantu kunyurwa n'ibyo bagezeho, bagashira kwiheba, bagashira ubwigunge, kubura agaciro. Uyu munsi wa none kuriho kurimo kuraterwa no kutanyurwa. Reka mbibutse yuko igihe cyose Adamu na Eva bari kumwe n'Imana, barambaraga bakaberwa, baranyurwaga. Kubera iki? Ubuzima bwabo na nyuma ya Edeni biragije Imana. Imana ibaha kuramba no kumara igihe kirekire nubwo bari mu buzima bw'inyuma ya Edeni. Ubu buzima bw'isi y'uyu munsi wa none rero, igitabo cy'Itangiriro kitwereka yuko nta muntu ushobora kunyurwa atari kumwe n'Imana. Ikindi kintu gikomeye ni ubuzima bushingiye ku mategeko. Ndagira ngo mbibutse yuko muri Edeni Adamu na Eva bahawe amategeko. Bahawe amategeko. Amategeko Imana hari itegeko yabahaye ryo kutazarya ku giti cy'ubugingo, kutazarya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ayo yari amategeko. Ikindi babujijwe kurya, ayo yari amategeko y'umubiri. Ikindi
nanone ikindi kintu gitangaje, Imana ifite amategeko yabahaye. Reka mbibutse yuko mu gitabo cy'Itangiriro Imana yahaye abantu itegeko ryo kororoka. Imana yahaye abantu itegeko ryo kumenya ibyo bagomba kurya n'ibyo batarya. Imana yahaye abantu itegeko yerekana icyo Imana ibifuzaho. Inshuti zanjye rero najya mbabwire ngo uyu munsi wa none ngiki gituma Itangiriro baryanga. Yesaya 46:9 Bibiliya iravuga ngo iki? Mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari njye Mana nta yindi ibaho, ni njye Mana nta yindi duhwanye. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa. Mu magambo make ni gahunda y'Imana yuko umuntu ushaka kuzamenya Daniyeli n'ibyahishuwe biramusaba kujya mu itangiriro, kuko Imana iravuga ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Bivuze ngo iki rero? Hari isano hagati y'igitabo cy'Itangiriro n'ibyahishuwe. Ntuzashake gusimbuka ngo ujye mu byahishuwe kubisoma gusa, uretse ko n'ubundi n'ubu urimo gusoma neza ibyahishuwe bizakugarura mu itangiriro. Nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Reka mbabwire yuko Imana ifite ibintu bidasanzwe yashyize mu gitabo cy'Itangiriro bifitanye isano n'igitabo cy'ibyahishuwe. Bivuze ngo gukuraho igitabo cy'Itangiriro bizaba bivuze ko n'ibyahishuwe nabyo bitakiriho. Nkwibutse yuko igitabo cy'Itangiriro cyerekana inkomoko y'isi, noneho ko ari Imana, ari Yesu. N'igitabo cy'ibyahishuwe nacyo niko kibigaragaza yuko Yesu ari inkomoko y'iby'Imana yaremye. Ndetse hano Bibiliya itugaragariza yuko gutandukanya iminsi n'umunsi w'Imana wihariye. Noneho rero igitabo cy'ibyahishuwe nk'uko isabato yagaragajwe mu Itangiriro, mu gitabo cy'ibyahishuwe isabato bayise umunsi w'umwami. Kandi nagira ngo mbigishe yuko ku munsi w'umwami harimo kuruhuka, harimo umugisha, harimo no kwezwa. Igitabo cy'Itangiriro kitwereka guhabwa no kwirukanwa muri Edeni. Adamu yahawe Edeni ayirukanwamo. None igitabo cy'ibyahishuwe cyo kitwereka Edeni yagarutse. None igitabo cy'Itangiriro kitwereka isano iri hagati y'icyaha na Satani n'urwango hagati ye n'inzoka n'umugore. Igitabo cy'ibyahishuwe 12 n'igice cya 13 kitwereka intambara y'ikiyoka n'umugore n'imikorere y'ikiyoka. Ndagira ngo mbwire yuko mu gitabo cy'Itangiriro hagaragara kumvira Imana mu buryo wihimbiye gukomoka kwa Kayini. Nanone mu gitabo cy'ibyahishuwe hatwereka imyizerere y'ibihimbano yinjijwe mu misengere muri Perugamo na Tuatira. Uramutse ugiye mu gitabo cy'Itangiriro uri busange havugwamo igihano cy'inkozi z'ibibi zikomotse kuko utumvira iby'Imana yavuze. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 abantu barimbujwe umwuzure, ariko ibyahishuwe igice cya 20 hagaragaza Satani abohwa n'abanyabyaha bapfa. Nagira ngo nkwibutse yuko mu gitabo cy'Itangiriro batwereka Babeli, ihuriro ry'ubumwe bw'abarwanyaga Imana bashaka kumenyekana. Ibi tubisoma mu Itangiriro 11:1 kugeza ku wa 9. Aba bantu bashakaga kuzamuka, ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 18 hatwereka Babuloni, icumbi ry'abadayimoni, imyuka mibi, ihuriro ry'abarwanya Imana, kandi bakatwereka ko Babuloni iguye. Babeli bashakaga kuzamuka, mu gitabo cy'ibyahishuwe batwereka noneho Babuloni bo baguye. Mu gitabo cy'Itangiriro hatwereka gutunga urutoki gahunda y'Imana yo gutanga Yesu ho incungu, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro 22:1 kugeza ku 14, aho Aburahamu yagiye gutamba Isaka. Igitabo cy'ibyahishuwe nanone kikatwereka umwana w'intama abumbura igitabo cyabuze undi ukibumbura. Iyo ni isano ikomeye y'inama y'agakiza. Nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, mu byahishuwe 1:8 Yesu yaravuze ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ni ku mwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose. Mu magambo make itangiriro n'ibyahishuwe bifitanye isano. Kandi Yobu 35:10 haranditse ngo ariko nta wavuga ati Imana umuremyi wanjye irihe, kandi ariyo iduha indirimbo mu ijoro, ikatwigisha kuruta inyamaswa zo mu isi, kandi ikaduha ubwenge kuruta ibisiga byo mu kirere. Ntago twakakwiye kuvuga yuko Imana itariho, ariko najya mbabwire ngo inyigisho yigisha ko Imana itariho yamaze kwinjira no mu badokiteri bakomeye bizi iby'iyobokamana. Urugero, uyu mudokiteri witwa Grayson Asher, uyu ni umudokiteri, ni umuprofeseri w'umuhanga wasobanuye isezerano rya kera, wagiye yandika ibitabo abantu benshi bigiramo asobanura isezerano rya kera. Uyu mugabo yavuze ko nubwo yemera irema, asanga ibyaremwe ku munsi wa 6 byari byinshi ku buryo bitaremwa mu munsi w'amasaha 28. Iyi ni imyimvire yihindagurika. Uyu kandi ni umuvugabutumwa, ni umwarimu muri teoloji. Reka tujye ku witwa Dr. James Montgomery Boyce.
uyu ni pasiteri kandi akaba n'umwanditsi mu bintu bya Bibiliya, usobanura ibitabo bya Bibiliya. Uyu mugabo yeruye ko atizera neza ibigendanye n'umwuzure nuko byanditswe muri Bibiliya. Uyu nguyu ni umudogiteri wigisha ibintu bya teoloji, yeruye ko atemera neza ko ibivugwa ku nkuge byabaye. Reka rero dukomeze. Undi ni umugabo witwa Meredith Kline. Uyu ni umuprofeseri. Uyu mugabo nawe ni umuteoloji ukomeye cyane, ajya akoresha n'amasemina atandukanye. Yemeza koko ko Adamu yabayeho mu mateka, ariko Bibiliya yakabije cyane, bituma hari ibyo atemera mu Itangiriro igice cya mbere, igice cya 6 n'igice cya 7. Mu magambo make ni umuhanga mu bya teoloji, ariko ntiyemera ibyo Bibiliya ivuga, avuga ko Bibiliya yakabije. Tujye ku wundi mudogiteri ukomeye witwa Gordon Lewis. Uyu nguyu yavuze ko kumenya uko umunsi wo mu irema wareshyaga byibuze abavuga ukuri ari aba geologist. Geologist ni abantu bataburura amagufa, bagataburura ibintu hasi mu butaka, barangiza bakabipima bakemeza imyaka. Aba ba geologist babayeho kuva mu myaka 200 ishize, kandi bakoresha bakoresha uburyo bwitwa dogmatic, bakavuga ko ikintu kimaze imyaka za miliyoni. Dogmatic rero, uramutse wumvisha iryo jambo ryitwa dogmatic, ni systeme ya Kiliziya Gatolika. Mu magambo make, Kiliziya Gatolika ifitanye isano cyane n'ubu bushakashatsi bw'aba geologist, kandi nagira mbabwire ngo aba bantu b'abadogiteri bakomeye barimo baragwa ni abaprotestani bamwe muri bo, ariko baguye mu mutego wa Roma wuko Itangiriro ari igitabo gitakwiye kwizerwa. Reka mbabwire yuko aba bantu b'aba geologists barimo kutubwira nibo bavuga yuko isi imaze imyaka miliyari 4,499. Aba bantu kandi bakavuga yuko isi, bavuga yuko mu myaka y'ibihumbi 2066 isi zaba ubutayu. Aba bantu b'aba geologists nibo bazanye inyigisho ya human evolution, ndetse nagira ngo mbabwire yuko teori ya Darwin ivuga ko umuntu yaturutse ku nguge akagenda ahinduka umuntu. Iyi nayo ifitanye isano n'iriya, kandi abantu benshi biga iyobokamana bamaze gutangira kubyemera. Uyu munsi wa none inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko ibyo byose ari ibinyoma. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi page 85 ni icyigisho cya 9. Abakurambere n'Abahanuzi page 85 ni icyigisho cya 9 baranditse ngo abashakashatsi mu byerekeye amabuye n'ubutaka bavuga ko bafite igihamya babonye mu butaka cyemeza ko isi ifite imyaka myinshi cyane kurusha ibyo amateka yanditswe mu bitabo bya Mose yigisha. Havumbuwe amagufwa y'abantu n'ay'inyamaswa, ibisigazwa by'ibikoresho, ibiti bibaje neza n'ibindi byatuma biruta ibyo muri iki gihe, cyangwa se ibyigeze kuvumburwa. Maze kubw'ibyo abantu bumva yuko isi yari ituwe kera cyane mbere y'igihe kivugwa mu mateka y'irema, kandi abariho basumba kure abariho muri iki gihe. Uku gutekereza kwatumye abantu benshi bizera Bibiliya by'urwiyerurutso. Mu magambo make, aba bantu bacukumbura ibintu mu butaka bakavuga ngo isi ngo imaze imyaka 600, bakavuga ngo imaze imyaka miliyari 4, bakavuga ngo bavumbuye igufa rimaze imyaka 50, rimaze imyaka 6,000. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, ibi bintu byose tubyitondere. Uku gutekereza kwatumye abantu benshi bizera Bibiliya by'urwiyerurutso, bemeza yuko iminsi y'irema yari myinshi cyane kuko byari ibihe bidafite iherezo. Murumva ibintu biva muri izi nyigisho ni ukurwanya Bibiliya. Ikindi kintu gikomeye, page 68 Abakurambere n'Abahanuzi baranditse ngo mu mateka y'umwuzure, umwuka Imana yahumekeraga mu bantu bayo wasobanuye iby'ubushakashatsi mu bitabye mu butaka butajyaga kugeraho. Mu magambo make, ntabwo dukwiye kuzaza twizera ibyacukuwe mu butaka gusa ngo abe ari byo dushingiraho kwizera kwacu. Mu minsi ya Nowa, abantu, inyamaswa n'ibiti binini cyane kuruta uko bimeze ubu byahambwe ikuzimu, kandi birahaguma kugira ngo bizabere abantu bazabaho nyuma igihamya cy'uko abantu bariho mbere y'umwuzure barimbuwe nawo. Imana yateganyije ko ibyo nibivumburwa bizatuma abantu bizera amateka yahumetswe n'Imana, ariko abantu kubera ibitekerezo byabo bihumye bagwa mu mutego nk'uko abariho mbere y'umwuzure babigenje. Kuki Imana yari yemeye ko hari ibintu byitaba
ngo abantu bazabicukumbure, kwari ukugira ngo bazabikurikirane bamenye Imana. Ariko uyu munsi wa none abenshi barimo barabikurikirana bagahakana Imana. Ibintu Imana yabahaye kugira ngo bibagirire akamaro babihinduramo umuvumo, babihinduramo umuvumo kuko babikoresheje mu buryo budakwiriye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko aya magambo aratangaje. Mu minsi yashize Papa Francis ni mu kinyamakuru cyitwa The Guardian, iki kinyamakuru cya The Guardian ngira ngo cyarabyanditse, muraza kubibona kuri screen nabishyizeho. Muri The Guardian, Papa Francis yavuze yuko byanga byakunda hari uburyo bubi burimo gusobanurwa mu Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro cyasobanuwe mu buryo butari bwo. Arangije aravuga ati birababaje cyane iyo usomye igitabo cy'Itangiriro ucyumva neza, wumva harimo ingaruka yo kwimagina cyangwa se kwitekereza ko Imana ari nk'umumajisiye, yuko Imana yakoresheje uburyo bw'ubumaji mu gukora ibintu byose. Ariko nyamara ibi ntabwo ariko byagenze, ahubwo Imana yakoresheje icyo bita internal laws. Iki kintu cyitwa internal laws muze kukimenya ngo ni itegeko ry'ibintu riba mu bintu bituma ibintu byikontorora. Ariko hano yaranditse, barakomeje barandika ngo there is no incompatibility between evolution and God as a divine creator. Papa Yesu abisobanura aravuga ngo byanga byakunda, ukurikije ibyo Darwin yavuze, ukurikije n'ibyo abandi bahanga bagiye bavuga, yaravuze ngo evolution ni ukuri kandi n'ibyo Bibiliya ivuga nabyo ni ukuri. Nyamara ntabwo ari byo, ntabwo evolution na Bibiliya bihura. Evolution ivuga ko ibintu byibeshejeho, Bibiliya ivuga ko Imana ariyo yabeshejeho ibintu. Rero mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 47 baranditse ngo benshi bigisha ko ibiriho byifitiye imbaraga ibibeshaho, ko hari amategeko abigenga adahinduka kandi ko bikoreshwa n'imbaraga yabyo bwite, aricyo bita internal laws. Bityo imikorere y'ibyaremwe ikaba ijyanye n'amategeko adahinduka, ndetse n'Imana ikaba itabasha kuyavuguruza. Mwumve cya kintu Papa yavuze cyitwa internal laws. Muri iki gitabo cy'umwuka w'abahanuzi baranditse ngo ubwo ni ubumenyi bupfuye kandi budashingiye ku ijambo ry'Imana. Imana niyo ibeshaho ibintu byose kandi niyo yabibeshejeho. Ibyaremwe bikorera umuremyi wabyo. Imana ntikuraho amategeko yayo cyangwa ngo inyuranye nayo, ahubwo ihora iyifashisha nk'ibikoresho byayo. Ibyaremwe bihamye kubaho ubuhanga, imbaraga ikoresha kandi ikanakorera mu mategeko y'ibyaremwe. Mu byaremwe duhora tubonamo imirimo y'umwana na se. Kristo aravuga ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Muri Yohana 5:17 ntabwo hatwereka ko hari internal law, ahubwo hatwereka yuko Kristo na data wa twese urukundo rwabo ni rwo rugituma izuba rirasa, umuyaga ukaboneka, imyaka ikera, abantu bakarya n'ibindi byose. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none Bibiliya dufitiye ubutumwa budasanzwe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:20 Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, yingirwa bwenge zirwanya iby'Imana. Hagiye kuboneka abantu bitwa ngo ni abanyabwenge, abantu bakoresha ubwenge bwabo kavukire barwanya iby'Imana. Ndetse hano Paulo arakomeje arandika ngo hariho abantu bivuga ko babufite, bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa, ubuntu bubane namwe. Paulo yaganije Timoteyo amubuza kubakira kwizera kwe ku bitekerezo by'abantu no ku bwenge bwabo. Abakolosayi igice cya 2:8 mwirinde hatagira umuntu banyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa. Abantu barimo barigisha inyigisho zitandukanye zo gukura abantu kuri Bibiliya bakabemeza ibindi. Filozofi, siyanse bigiye gusimbura Bibiliya mu mitwe no mu myizerere y'abantu benshi. Kandi hano baranditse ngo bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe n'abasekuruzaho akarande, kandi bagakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Mu magambo make, muri Kristo turuzuye. Ijambo ry'Imana rizaduhishurira byinshi, ariyo mpamvu tudakwiye gukurikiza ibyo abantu batubwira. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none hari ibibazo byinshi, isi irifuza gufatirwa undi mwanzuro, ndetse ndagira mbabwire yuko ibibazo birakomeye cyane. Abantu bakeneye kwiyunga ku ijambo ry'Imana.
hano mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 42 baranditse ngo ubwo rero byanga byakunda icyo bita climate change. Baranditse nyuma y'uko icyaha kibaho Adamu na Eva bacumura, Ena White yaranditse ngo ubwo rero ikirere n'ibihe byatangiye guhinduka nabi, maze Uwiteka kubw'imbabazi ze abaha imyambaro ikozwe mu mpu kugira ngo ibarinde ubushyuhe n'imbeho bikabije. Mu magambo make iyi paje 42 y'umwuka w'abantu zitwereka yuko icyaha ari cyo cyazanye climate change. Mu magambo make uyu munsi wa none ntabwo climate change yakagombye kuba barayishinze papa ngo abari wishakira igisubizo. Isi ikeneye icyo yari ikeneye mu myaka 2000 ishize. Isi ikeneye Yesu Kristo. Nshuti zanjye, nagira ngo twihuta mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 29 Bibiliya iranditse ngo dore icyo nabonye gusa ni iki, nuko Imana yaremye umuntu atunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Ndagukangurira kuva ku bihimbano byashyizweho n'abantu kugira ngo urebe wiyubake ku ijambo ry'Imana. Umenye ko guturuka mu itangiro kugeza mu byahishuwe ijwi ry'Imana n'uburyo bwayo, kurema kwayo no gucungura kwayo ariho uzabisoma. Reka idini ryawe ribe Bibiliya. Umenye ko itangiriro ari igitabo bukirimo kurwanwa, kandi nyuma y'uko itangiriro rikurwaho n'ubundi n'ibyahishuwe bizaba byakuweho. Menya yuko uyu munsi wa none dukwiye kwiyubaka ku ijambo ry'Imana kuruta ibihimbano by'abantu. Imana igukundisha ukuri kw'ijambo ryayo mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, ubwo ijambo ryawe ririmo kurwanwa kandi ukaba utweretse urukundo urikunda n'uburyo udukunda, reka natwe dukunda ijambo ryawe kandi uritwubakeho. Uturinde kugendera mu binyoma by'abana b'abantu. Niba uvuga uhereye mu itangiriro ukavuga iherezo, reka uyu munsi wa none igitabo cyawe cy'itangiriro tukiyubakeho, duturuke mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Twirinde inyigisho ari yose yatujyana hanze y'ijambo ryawe. Uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma dutwarwa n'ubwenge bw'abantu, kuko abantu benshi bagiye gutwarwa nabwo. Ahubwo ubwenge bwo mu ijambo ryawe butuma duhinduka tugasa n'ibyo dusoma, aba ari bwo uduha, yaba njye yaba n'abiga iki cyigisho, mu izina rya Yesu.